tofu zivuyemo zingana n'ikiro n'irobo. Murumva ko rero rwose ni ibintu bitangaje kuba tofu ubwazo zakubye kabiri uburemere bw'isoya twakoresheje, kuko twakoresheje soya inusu. Nk'uko byagiye byifuzwa na benshi, uyu munsi tugiye gukora tofu. Tugiye gutangirira kuri 0, dufite soya zumye, aho tugiye gukora nyine duhereye ku murongo uko bigenda kose kugeza tuzibonye. Izi soya rero ni inusu, tugiye kuyitumbikamo amazi ariko tubanje kuyironga. Ubu ni bwa buryo bwo kuryamo soya, cyane ko by'umwihariko kuri tofu ho batugaragariza ko iyo uriye tofu uba ubonye soya mu mwimerere wayo, ndetse biyigize ari byinshi ukaba ubibonye mu kantu gatoya ka tofu uriye, mu gihe wari kugakura mu biyiko byinshi wari kurira rimwe. Turazikura muri aya mazi mabi kuko nyine nibwo zari kiyajyamo. Namwe murabizi ko ibinyamisogwe akenshi hari igihe biba bifite umukungugu mwinshi. Kubyoza bisaba rero ubwitonzi, gukuba cyane aho biri ngombwa. Murabona ko ziba zifite umwanda, kubw'ibyo no kugura amafu rero atizewe buriya ni bibi, kuko byatuma urya iyi myanda yose hamwe n'iyindi n'amamikorobe hamwe na hamwe adasigaye. Turongeramo andi mazi kugira ngo tuzironge zimere neza, zike neza. Turongera tuzunyuguze nyine, nibyo byiza. Zirarangiye, zirakeye. Izi soya tumaze kuronga rero tugiye kuzitumbika amasaha hagati y'8 na 12. Ni izi mu mazi menshi ubona ko azirengeye cyane. Nyuma y'aya masaha agera kuri 12, dore uko soya zimeze. Zazanyemo akantu k'agafuro, zabyimbye, zabaye nyinshi. Turazikura muri aya mazi zatumbamiyemo, turazisya, turashyiramo amazi. Mbibutsa ko igihe udafite blender wazijyana ku cyuma gisya isombe, nabo barazisya neza. Tukimara kuzisya zino soya murabona ko bifatiriye cyane. Tugiye kukamura rero, ariko kugira ngo birusheho kutworohera turongeramo andi mazi makeya, andi turajya tuyashyiramo nyine murebe uko tugiye kuzikora tugakamura neza. Tugiye gukamuramo amata dukoresheje aka gatambaro twebwe twagashatse gakoze nk'agafuka. Nawe ushobora no kubikora cyangwa se ugakoresha agafuka gatoya koroshye ariko ku buryo kadatambutsa ibikatsi. Tugiye gukamura, bakoresha agafuka nako kabikora. Mu gihe hakivamo amata bigaragara ko afashe gutya ari umweru, turongeramo andi mazi. Kubera ko twabikamuriye mu gafuka ntabwo ari ngombwa kubikuramo, niyo mpamvu dusukiyemo amazi mo imbere. Tukaba tugiye kubanza kuvanga, kamera nk'ababyenga nyine, bikongera bikihuza neza n'aya mazi mashyashya dushyizemo, kugira ngo amata arimo ashobore kuvamo nk'uko tubyifuza. Urabona ko amata ya kabiri ntabwo asa n'aya mbere,
ni aya mbere nyine ameze nk'umwikamire, naho aya ngaya nyine kuko harimo amazi urumva bifite itandukaniro no mu isura. Aya nayo turayavanga n'aya mbere. Ibi rero nubwo mubibona gutya biracyarimo amata, niyo mpamvu turongeramo andi mazi kugira ngo yose tuyamaremo. Hari igihe ushobora gukenera tofu nkeya ukaba wateka ariya nabwo azavamo, ariko bino bitaye waba uhombye kuko waba utayemo izindi tofu nyinshi ndetse n'ubundi bukungu bwa soya waba ubushyizemo nyine. Aya mata ya gatatu murabona ko atandukanye n'aya mbere n'aya kabiri. Ubwo rero turabikora kugeza ubwo turabona ko noneho ashizemo. Aya ni ya mazi ya gatatu dukuyemo. Amazi ya kane rero murabona ko adasa n'ayandi yose twakoze, bigaragara ko zishizemo. Twakoresheje ijage imwe y'amazi turimo gusya, none ubu ngubu dukamuje ijage enye, uko twagendaga dukuramo imwe twongeramo indi. Ibyo bidufasha ko nanone iyo tuyashyiriramo rimwe twari kwisanga hari amata asigaye mu bikatsi, ariko ubu ngubu nibura twizeye ko ashizemo kuko twagiye tuyakamura imwe ku yindi. Ibikatsi biragaragara ko rwose byumye, byavuyemo amata, ntabwo bikiri gufata cyane nka kwa kundi byari bimeze. Turateka amata abire, urapfundura ukayaba hafi kugira ngo atagucika akameneka. Ndabibutsa ko abagabo b'Abayapani bake bonyine nibo bagira umwaka wo kurwara ndetse no kwicwa na kanseri ya prostate, kuko mu mirire yabo inshuro nyinshi bakunda kurya tofu. Ariko ubwo si abagabo gusa, ababyeyi bo, abakobwa, abadamu bo ntibazi ibibazo biterwa no gucura, yisanga yacuze gusa, ariko ibijyanye no gucura ibibazo bibiherekeza usanga biboneka mu birabura by'umwihariko no mu Rwanda, ntabwo bo bahura nabyo, nabo ntibahura nabyo bitewe n'uko ku ndwara zirimo kanseri ya nyababyeyi, kanseri yo mu mabere, ibibyimba bya hato na hato, byose ntibabirwara biturutse ku gukoresha soya cyane cyane mu buryo bwa tofu. Turashyiramo umunyu, mbibutsa ko umunyu si itegeko, ariko kuba wemerewe kuwushyiramo ntacyo bitwaye. Gushyiramo umunyu ntago ugendera ku ngano y'aho bigeze mu isafuriya, ahubwo ushingira ku ngano ya tofu ziri buvemo. Kandi nanone aharimo concentration nyinshi y'amata, ni ukuvuga nk'urugero nk'ubu aya ni yayandi twayunguruye mu nshuro 3 zabanje, inshuro 2 zabanje, noneho aya ngaya ni yayandi twayunguruye nyuma, bivuze ngo niyo mpamvu dushyizemo gakeya kuko haraba harimo dukeya, naho hariya niho haraba harimo nyinshi. Amata arabize, tugiye gukoresha apple cider vinegar nyuma y'uko amata ahiye. Gusa ufite n'indimu wazikamura umutobe wazo akaba ari wo ukoresha. Mu gukoresha apple cider vinegar amabwiriza tubwira ko tubanza kuyicugusa, turabanza tuyipime muri kano karahuri, ariko turongera dupime inshuro 2 z'amazi, ni ukuvuga ngo ni amazi angana naho iyi apple cider vinegar igeze, noneho tuyasukemo dufungure iyi apple cider. Ntabwo ibyo bikorwa kuri apple cider vinegar gusa, ahubwo bikorwa no ku ndimu. Turasukamo apple cider, kandi nanone mbibutsa ko urarindira ukareba ko bicika. Hari igihe wabona bibaye bikeya ukongera ugakora iyindi ku ruhande nayo ukayifungura kwa kundi. Haba ku ndimu no kuri iyi vinegre ya pomme byose bikorwa kimwe. Naho n'ubundi reka dushyiremo gakeya kadufashe kubona n'utwo duke turimo. Turongeramo indi kuko turi kubona bikiri kuresista.
turayifungura nayo. Amata yacitse, urabona ko rwose hari ibintu birimo byitandukanije n'amazi. Amazi arimo akeye ameze neza, nicyo twashakaga igihe ubu ngubu turi gushyiramo apple cider vinegar. Nicyo ngicyo twashakaga. Mbibutsa ko ibyiza ubonye indimu nizo wakoresha, kuko niho wakoresha nkeya, naho apple cider vinegar irahenda rwose. Tujye tubwizanye kuri inshuti zacu, kandi nanone ukoresha nyinshi. Tugiye gukamura, turifashisha aka kayunguruzo, turongeraho akandi gatambaro nako keza kabugenewe. Ufite agafuka rwose wagakoresha keza gatoya gatambutsa amazi. Duhereye kuri ya safuriya nababwiraga benshi bajya bamena bibwira ngo zashizemo, utu nitwo twazivuyemo, ntabwo ari twinshi nyine, ni muri ya mazi ya nyuma. Aya mazi turayakuramo tuyamene. Tofu rero ziri kuba nyinshi, urabona ko ziratubuka rwose. Tugiye kuzikamura neza noneho zirimo hano. Shyiraho akantu gatsindagira, amazi akavamo akajya hasi. Uduforomo dukora tofu tuba dutandukanye. Aka ngaka twebwe twakoresheje ni akayunguruzo gasanzwe, wanakabona no ku isoko nawe ukagakoresha. Kimwe nuko ushobora no kubona uzajya ukora tofu nyinshi, noneho bigatuma ukoresha agaforomo gasanzwe ko mu giti. Uzagahesha imyange myinshi cyane, aho amazi azajya anyura, ubundi ugakamura bitakugoye. Birabonetse ngiyi, kameze neza. Birashoboka ko amatsiko ya benshi ari ukwibaza ngo mbese mu nusu ya soya twakoresheje havuyemo tofu zingana gute. Reka tuzipime rwose tubabwire, tubamare amatsiko. Tofu zivuyemo zingana n'ikiro n'irobo. Murumva ko rero rwose ni ibintu bitangaje kuba tofu ubwazo zikubye kabiri, zakubye kabiri uburemere bw'isoya twakoresheje, kuko twakoresheje soya inusu. Imana ibarinde.